usamata y'amatera agahinda n'amanyagwa badutwaye uw'ingenzi bakobwa baduteye agahinda iye nimumumburize babyeyi iye nimumumburize bakobwa yarasohotse ubu yarasohotse no kuri YouTube wayishaka yagenda akandikaho Tegeka by Ishimwe Sapuna yahita ayibona Tegeka nukora by Ishimwe subscribe Sapuna. share na comment mwami gusenga kwanjye kukugereho ntagufite na buzima sinaba bigakomera ngaho tegeka unyuzuza imbaraga kurushaho kunyigisha niko nanjye ngenda nkubahisha nasanze hari ibyo bahamya cyo kugendera mu nzira zawe nkoresha ibyo ushaka gusa bimpa amahoro n'umunezero sinabasha kubaho nakureba kujya kure yawe niko kuyoba wansanze uko niko wankunze ubu ndumva nisanze uri mwiza cyane we. Nuwuhe muhanzi ufatiraho urujya kuvuga ati ngese nk'ahantu abantu bageze cyangwa kuvuga ati rwose ni uwuhe muhanzi wumva wafatiraho urugero ukavuga ati uyu yanti avantage yo gutuma ntanjye numva nabikomeramo nkakomeza ngazamuka? Christina na Dorcas. Ngo bafatiraho urugero rero cyane ko nabo ari abakobwa nawe ukaba uri umukobwa nanjye nkaba ndi umukobwa kandi nabo batangiye ngira ngo bari kwiga. Yego ibyo rero bituma nanjye numva mfite imbaraga z'uko nanjye nagera aho bagera. akarimbo kabuzi yego kacijeho twumvi igihe nta nsinzi nabonaga imbere yanjye rubasha yarafoye aramasha ahamya imbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe imbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira. uzi gusenga cyane washobora nk'amasengesho y'imisi ngahe wirije? ntabwo ndayakora. Yesu mwami nyagasani mwami witeka nyir'ubugingo witeka mwami tugushimiye ko waturinze twaba tugihumeye ku mwuka w'abazima. witeka mwami hari benshi mwami bapfuye ariko mwami twe turacyariho izina ryawe nirishimwe. hejuru y'abami ndetse n'abatware hejuru y'abakomeye hejuru y'ibizima n'abamarayika hariho Imana ikomeye. gusa nyine n'Imana yari yarambwiye ko hari ahantu nzajya nyine nkasohora indirimbo. Imana bikubwiye Sapu? Yego cyangwa rya Sapu urasenga nyine yabicishije mu muhanuzi wayo arabimbwira. kugeza ubu ngubu tuvugana wari wigera uhagarara mu rusengero uri kuririmba? narayoboye na korali. indirimbo ni wowe uziyandikira cyangwa barazikwandikira? indirimbo ni uziyandikira. mama ntagagufasha? muri studio bwa mbere ni iki kintu cyakunejeje mbese ni icyumvisho kikunejeje ujya muri studio bwa mbere ukavuga ati ni ukuri mbonye ko burya Imana yari yabivuze koko? ikintu cyanejeje nyine ni ukubona ndi kuririmba numva nyine nta kibazo mfite nkaririmba nzi neza ko indirimbo yanjye izasohoka abantu benshi bakumva ubutumwa burimo. nitwa Ishimwe MC Sapuna.
urakoze cyane niwe tugiye kubana muri aka kanya. Sapuna uzi gusenga? yego ndabizi Uzi gusenga cyane. Washobora nk'amasengesho y'imisi ngahe wirije? Ntabwo ndayakora. Yesu mwami ntabwo urayakora Yego. ariko guturuka mu gisuruka nimugoroba wabishobora? Yego. Urumva rero nyine gato nibwo rugendo bizagenda biza, kuko buryo muhanga mu gusenga ntabwo ahita atangiza iminsi 3 ahubwo atangiza ashobora gusenga akageza saa 6 akaryo. Mbo warangiza ugonyo ugasenga ejo ukageza nimugoroba. Gutyo niko umuntu agenda akora amasengesho, kuko iyo uyakorera rimwe hari igihe bigorana ugasanga ucogora vuba cyangwa se urambirwa vuba. Hanyuma Sapuna icano nicisha indirimbo. Yego. Icano nicisha indirimbo. Hanyuma harya watuwe kuri umuhanzi mbese nihuta? Yego ndi umuhanzi ndirimba indirimbo z'Imana. Indirimbo z'Imana. Watuwe ngo gusenga ugiye kudusengera twaze twinginga Imana muri iri teraniro turi kumwe n'abakunzi bawe kugira ngo tubane kandi umwuka wera w'Imana amanuke abakoreremo nagukoreremo, kuko ibyo nagukoresha akagukoreramo uravuga ibyo uvuze nabo nabakoresha babyumve kandi bumve banyuzwe nabyo. Hanyuma wanzu dusengere. Twifate dusenge. Uwiteka Nyagasani mwami, Uwiteka Nyir'ubugingo, Uwiteka mwami tugushimiye ko waturinze twaba turyomeye ku mwuka w'abazima. Uwiteka mwami hari benshi mwami bapfuye, ariko mwami twe turacyariho, izina ryawe nirishimwe. Uwiteka Nyagasani mwami rero nkweretse kino gitondo, nkweretse mwami gahunda zose turimo, ndakwinginze mwami ngo abe ari wowe uziyobora mwami, uziyoboreshe urukundo rwawe ndetse n'ubuntu ugira. Uwiteka Nyagasani mwami rero ndakwinginze ngo hano hantu naho mwami uturinde, udushyigikire kandi uturwanirire mu izina rya Yesu. Uwiteka Nyagasani mwami ngushimiye kuri Imana igira neza. Uwiteka mwami ngushimiye ko waduhaye ubuntu natwe twaba tukiriho. Uwiteka Nyagasani mwami rero ndakwinginze ngo ibyo turi buvuge byose mwami bibe ari ibintu bizima kandi bifututse. Uwiteka mwami turinde kuvuga amagambo mwami atameshe. Uwiteka mwami rero ngushimiye ko biduhaye ibyo tugusabye byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Sapuna urakoze. Hanyuma Sapuna wiga mu kangahe? Niga mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye. Ugeze muri segonderi? Yego. Nyamara byaje ejo uje muri university da? Imana izagushoboza hamwe no gusenga. Buryo umuntu ashaka kugera kure cyane arasenga. Hanyuma Sapuna tujye kubana mu kiganiro. Sapu Karame. Banza ukore mu murya twumve dabanza dukubite rero twumva ka chorus gato cyangwa karirimbo wabuzi cyangwa se indirimbo yo nta kibazo rwose biremewe. Okay. Hejuru y'abami ndetse n'abatware, hejuru y'abakomeye, hejuru y'ibizima n'abamarayika hariho Imana ikomeye. Hejuru y'abami ndetse n'abatware, hejuru y'abakomeye, hejuru y'ibizima n'abamarayika hariyo Imana ikomeye. Amen, amen, amen. Sapuna kukazera. Nuse wagiye mu ishuri ryo kwiga kuririmba? Aya ni ubuntu bw'Imana. Yesu mwami twagira ngo wagiye mu ishuri ryo kuririmba, ubwo noneho rero ubitinzemo rwose ko uzagenda bizu urumva uzafite akajwi kanyoroye keza cyane kazaryohera n'aba. Ndumva ariko wumva umuntu ari kuririmba ukumva mbese mu matwi biri kuryoha. Wowe mu bigaragara ufite impano yo kuririmba. Ufite impano yo kuririmba. Hanyuma Sapuna impano yo kuririmba yajute wararose warakangutse umva bikwatsemo byagenze gute? Nge impano yo kuririmba narayivukanye kuko kuva na kera kose nakundaga kuririmba. Gusa nyine n'Imana yari yarambwiye ko hari ahantu nzajya nyine nkasohora indirimbo nkayikorera mu bijyanye no kuyiririmbira. Imana abikubwiye Sapu? Yego. Cyangwa ya Sapu urasenga? Nyine yabicishije mu muhanuzi wayo arabimbwira.
yego. Hanyuma ajya kubikubwira wowe wumvaga ufite izo nzozi cyangwa se wumvaga ufite izo ndoto z'uko wazaba umuhanzi, wumvaga ubyifuza? yewe njye narabyifuzaga ko nkunda kuririmba cyane. Ukunda kuririmba cyane? Yego. Hanyuma bikubwiye uravuga ati nanjye reka nshyiremo akabaraga ndebe ko ibintu byazaba koko. Yego. Hanyuma Sapna, kugeza ubu ngubu tuvugana, wari wigera uhagarara mu rusengero uri kuririmba? narayoboye na korali. Yego. Ubu uracyayiyobora? kubera ko insengero bazifunze natwe urusengero rwacu ntabwo bararufungura. bishatse kuvuga ngo mbere y'uko uba n'umuhanzi ubundi wabaga muri korali? Yego. uyoboye korali. mu bigaragara urumva muri bo harimo impano yo kuririmba. Hanyuma Sapna, indirimbo ni wowe uziyandikira cyangwa barazikwandikira? Indirimbo ni nyine uziyandikira. Mama ntagagufasha? Aya. Sawa. Hanyuma ujya muri studio bwa mbere, ni iki kintu cyakunejeje? mbese ni icyumvisho kikunejeje ujya muri studio bwa mbere ukavuga ati ni ukuri mbonye ko burya Imana yari yabivuze koko? Ikintu cyanejeje nyine ni ukubona ndi kuririmba, numva nyine nta kibazo mfite, nkaririmba nzi neza ko indirimbo yanjye izasohoka abantu benshi bakumva ubutumwa burimo. Yego. Okay, byiza cyane. Iwanyu mu muryango hari umuntu wigeze waba umuhanzi? Ntawe nzi. Urumva niwe Imana yatonze inkonero. Inkoni yawe igiye kurabya rero. Inkoni yawe yarabije. Ubwo rero tugeze bihangano. Hanyuma Sapna, urakoze cyane. Ongera ugiye kongera rero ducishirizaho karirimbo wasohoyeho. Wavuze ngo ajye muri studio, yarasohotse ubu? Yarasohotse no kuri YouTube, wayishaka yagenda akandikaho Tegeka by Ishimwe Sapna ahita ayibona, agakora subscribe, share na comment. Oya nanjye nzagupinengera ku Iramiro TV, nzagupinengera. Imaze iminsi ngahe uyishyizeho? Ni nk'amezi abiri. Amezi abiri. Sapna, tujye guha akanya ubanze dukubitiro na twumve kuri iyo ndirimbo. Tegeka gatoya ariko ntuze kwinjiramo cyane, urarimba defuri n'igitero kimwe gusa. Yego. Mwami gusenga kwanjye kukugereho, ntagufite nta buzima sinabaho, ni wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Mwami gusenga kwanjye kukugereho, ntagufite nta buzima sinabaho, ni wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Ngaho tegeka unyuzuza imbaraga, nsinde ibingerageza, ntacyo nakwishoboza. Ngaho tegeka unyuzuza imbaraga, nsinde ibingerageza, ntagufite ntacyo nakwishoboza. Amen, amen, amen. Imana itegeke. Abantu badukurikiye mwese muri ku Ishimwe Sapna. Mwese Imana mwese ibategekere, Imana itegeke nokuri. Mudafite Imana ntacyo mwamufite, Imana ibategekere mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hanyuma Sapna, turi kumwe muri aka kanya. Sapna, kugira ngo usohore indirimbo bigenda bite? Bica he? Ufite umuterankunga cyangwa ni wowe n'ababyeyi mu byishakaho? Umuterankunga we ntabwo ndamubona, ariko mfite umuntu bimfasha, nanashimira cyane, ndetse n'ababyeyi banjye. None se ujya ubwira ababyeyi, urumva ko
ahanini urumva ufite umuntu ugufasha ariko ntabwo urabona umuterankunga. Imana igwa umuterankunga. Kandi ubwo muri iki kiganiro hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati uyu mukobwa ndamurebye mbona afite impano, none indirimbo yose azakora na video nzajya mbimukora. Ubwo dufite abantu bagiye babikorwa gutyo kandi byashoboka, ntabwo dusabye ahubwo nakari gaciyeho. Ariko inama ngo Imana ikagutuga cyangwa ikakugeraho umutima ufite Sapna, ubwo afite ubuhanzi, urumva ko niwe muri we afitemo impano, ntabwo ahemba iby'abandi, ntabwo ari iby'abandi, ni indirimbo bayihembiye ubwe. Sapna, ujya guhanga cyangwa se ujya kuvuga ngo ngiye abati ngiye mbaye umuhanzi ndumva najya muri studio ubigishije ababyeyi, ntibakubwira ati burara buratangiye. Hari igihe ugiye kwita tuzanye uburara, ubwo ugiye kubanga ibindi birara byose, we ntago wenda baguciye intege? yanjye nta mubyeyi wigeze unca intege, ahubwo baranshyigikiye bakajya bambaza ati se indirimbo igeze he, tujye muri studio. Ukabona barabikunze neza, ukabona kureba neza nta kibazo. Yego. Ubona barabyishimiye rwose, baravuga ati tujya muri studio, banaguteye inkunga, baravuga ati we genda ujye muri studio ntacyo bizaba bitwaye. Yego. Okay, byiza cyane. Hanyuma Sapna, kugeza ubu ufite gahunda iyi ndirimbo wakoze iri video cyangwa ni audio? Iri audio, video ntabwo ndayisohora. Ubwo ni audio lyrics? Yego. Hanyuma ufite gahunda gusohora video ryari? Video ntabwo ndamenya igihe nzayisohorera, gusa ni muri iyi minsi nzayisohora. Ni muri iyi minsi? Yego. Ni muri iyi minsi, Imana izagushoboze. Yego, kandi akanyenyeri gushoboze rwose, kandi Imana igishoboza abantu bayo baje mu wayo nyine. Sapna, Imana izamushyigikire muri iyi video, kuko urumva audio warayikoze ariko amashusho ntago arasa nkaho nyine yaza, kuko burya ni byiza ari ukora audio kuko batakureba ntibayikunde, ariko wakora video ugasanga indirimbo yahise kure. Kandi rwose Sapna, mutera inkunga, mukora subscribe, share, like, comment, musangiza n'abandi. Nishimwe Sapna niwe channel ye, ari indirimbo nimwe? Yego. Nimwe. Hanyuma ubu tuvugana umaze kugira indirimbo zingahe yabari zikoze nizanditse? Maze kugira indirimbo 3. Yego, 2 ziranditse, imwe niyikoze. None ko utari gukora cyane bimeze bite? Nukubera wari uri ku ishuri? Kubera nyine ikibazo cyo kwiga nabyo biba bikenewe. Yego. Yego. Birumvikana, ariko urumva bizaza. Oya bizaza, ubwo waje, ubwo imwe irakoze, izindi 2 ziranditse, ntago zirajya muri studio bazitunganye neza. Hanyuma se Sapna, kwiga n'ubuhanzi uzayifatanya gute? Aho nuzaduha akarimbo kamwe gashira imyaka 5 utaraduha? Oya. None ubwo bimeze bite, uzayifatanya gute? Nyine kwiga nabyo ni ngombwa, ariko no gukorera Imana ni ngombwa. Uzajya uduha indirimbo mu kiruhuko? Yego, mu kiruhuko niho navuje ko nzajya nsohora indirimbo, kuko niho byanyorohera. Yego. Hanyuma nuwe muhanzi ufatiraho urujya kuvuga ati ngese nk'ahantu abantu bageze, cyangwa kuvuga ati rwose ni uwuhe muhanzi wumva wafatiraho urugero ukavuga ati uyu yanti avantage yo gutuma ntajya numva nabikomeramo nkakomeza ngazamuka? Ni Vestina na Dorcas. Mubafatiraho urugero rero? Cyane ko nabo ari abakobwa, nawe ukaba uri umukobwa, nanjye nkaba ndi umukobwa, kandi nabo batangiye ngira ngo bari kwiga. Yego. Yego. Rero bituma nanjye numva mfite imbaraga z'uko nanjye nagera aho bageze. Hari akarimbo kabuzi? Yego. Kacijeho twumvi. Igihe ntatsinzi nabonaga imbere yanjye, rubasha yarafoye aramasha ahamya mu gico, kuko Uwiteka wanjye yafashe igitinyiro cye agitegekesha icyangiriro nari mfite mu maso y'abantu, nuko mba nagaruye ubuyanja. Yes. Arakaze cyane mu bigaragara. Ishimwe,
nutivumbura uzagera kure. oya ntabwo nzivumbura. Nutabireka ibintu byo kuhanga uzagera kure, kuko na ba Vestina na Dorcas batangiye nabo bona bidafatika, ariko bageze kure kandi urugero bagezeho ni rwiza. Burya iyo umuvuga butumwa cyangwa ukaba uri umuhanzi, ukaba uri umucuranzi, hari umuntu uvuga ati nanjye ndumva ashaka gutera intambwe muye kandi bikazagenda neza, kandi no byaba narimbuka ukabika bakarusho ukanamurengaho. None ishimwe abafatiraho urugero, kandi tubwiye ko nabo nyine byatangiye biga biza, ariko ahubwo ngenda nabona gusa na Dorcas ni Vestina ni uwe muri babandi bundi Vestina nawe nshaka kubatandukanya, ariko nabona gusa nk'umwe muri bo w'inzobe oya pano tarashatse nabonaga mujya gusa rwose, nabonaga mujya gusa, ariko umuntu umwe yaravuze avuga ngo ubundi abanyarwanda bose barasa. Nabonaga mujya gusa rwose, n'umuntu uzabanza avuga ati ndabona rwose wagira ngo ni Dorcas. Sawa nabamenye Vestina n'umwe washingiwe. Ariko yarashingiwe yarasezeranye ntabwo arashingiwe. Hanyuma rero ishimwe ubuse urumva niki, wenda ndagira ngo tuze kugereza ku musozo, ko ntabwo nshaka ko tuze kugera kure cyane. Ndaza gusaba nyine uze kubwirira, wenda uze kuhereza abafana ba cyangwa se abakunzi bawe icyifuzo ushaka. Umubyeyi wawe niki wamusabira kuri kamera, niki wamubwira bitewe nyine nuko wajya ubona gutera avantage cyangwa se gushyigikira, niki wamubwira? Ikintu namubwira, ndamukunda cyane kandi numva napfunwe ibintu ntera kwitwa umwana we, ndetse nzakora cyane kugira ngo mushimishe. Ntuzamuhemukire kandi uzamuhishe kwambara ikamba. Yego, ubwo mama wawe rero nazabona iki kiganiro ubwo rero azamenye ko umukunda, kandi ko nta pfunwe bigutera kwitwa umwana we, kandi ko uzamuhesha kwambara ikamba. None ko twagiye tubona abahanzi benshi bageramo hagati bagasa nk'aho babiretse bacitse intege, wowe ntabwo uzacika intege ishimwe? Oya, ntabwo nzacika intege, nzakomeza nkore. Uzakomeza ukore. Hanyuma uzabifashwamo n'iki? No gusenga. Fondasiyo y'ibyo ushaka kugeraho byose kizabikugezaho ni amasengesho. Hanyuma turiko twegereza ku musozo, twagira ngo tubwire abantu banyarukire kuri Ishimwe. Irindi zina rivuge? Ishimwe Sapuna biri kungora, ndibyibagirwa. Ishimwe Sapuna, banyarukire kuri Ishimwe Sapuna, bakore subscribe, share, like, comment, basangize n'abandi. Hanyuma nyine bamutera inkunga, kuko nawe urabona n'umwana w'umukobwa ubijemo kandi je muri gospel, kugira ngo aduhe ibihimbano by'umwuka Imana izajya munyuzamo. Musangize n'abandi, kandi rwose urabona ko nawe afite akabaraga. Hanyuma rero Sapuna, niki wasaba abantu gukurikira, niki wabwira abantu b'abakunzi bawe? Niki njye ikintu nababwira nuko bamfasha nanjye bakanzamura nkagera kure, ndetse tugafatanya n'umurimo w'Imana tukawuzamura. Yego. Hanyuma icyo nicyo wababwira, ariko no mu buryo bw'amafaranga nabyo bagutera inkunga da, ntukuri kw'Imana da. Hari ukuntu ujya kumva muravuze ngo njyewe kubw'umurimo w'Imana Sapuna muteye inkunga y'ibihumbi 200. Urumva? Kubw'umurimo w'Imana. So jya bavuga ari wenda nko mu gitaramo runaka cyangwa muri concert runaka, kubw'umurimo w'Imana, ibintu Imana yankoreye. Ngiye Sapuna rwose ndumva ngiye muhaye inka, ukazagenda ukayigurisha ugakura amafaranga. Mbese nyine gutyo n'urugero nari ntanze, ariko nk'umuntu wagira iryo yerekwa nawe yaritambutsa, Sapuna nawe agakomeza uyu murimo. Guhanga biravuna, nanjye ndi umuhanzi, ntabwo biba byoroshye, bisaba uburyo bwose, imitekerereze, uburyo bw'amafaranga, uburyo ndetse n'akanya. Hanyuma Sapuna urumva icyo basabye ni icyo ngicyo,
kugira ngo mumuhe hafi munamusengere, mbese ufite icyo waba ufite mu buryo bw'ibitekerezo, mu buryo ari ukuntu ushobora no kuvuga ati iriya ndirimbo yawe ukuntu wayanditse, none nujya kwandika ubutaha uzakosore mwaka uzajya wandika gutya, nabyo birakenewe. Inama, amasengesho, ibyo byose bigize ute birakenewe. Ikindi nabasaba ni uko nsohora n'abageni. Usohora n'abageni? Yego. Nase ko bibanza kubitubwira koko. Usohora abageni uririmba? Mbaririmbira ibihozo kumwe umugeni asohoka nyine. Uzi kuririmba ibihozo so kubitaho twumve? Yego. Kubitaho da. Usamata jamatera gahinda n'amanyagwa badutwaye ingenzi bakobwa baduteye agahinda imbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe imbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe iye nimumumburize iye nimumumburize babyeyi iye nimumumburize bakobwa Yes. Urumva rero Sapuna afite impano nyinshi yibitseho, urumva niyo gusohora abageni nayo arayifite. Hanyuma Sapuna tutajya kure, reka banze tange nimero nk'umuntu wakumva afite umugeni ashaka kugira umuntu wamusohora. Sapuna arahari, reka maze tamutsa nimero zawe. Nimero zanjye ni 078 29 32 34 5. Yego. Sapuna, turi kwegereza ku musozo, uba wumva ufite vision ye cyangwa se uba wumva ushaka kuzagera nka hehe turi kwegereza ku musozo? Ahantu nshaka kuzagera nuko nyine na indirimbo zanjye zakwamamara ndetse nanjye nkamamara kugira ngo ndusheho kugaragaza ko Imana ishoboye. Imana ikazakora imirimo n'ibitangaza ikakwamamaza kandi ikanakwamariza, hanyuma bikagaragara ko Imana iri muri we kandi igeze ute ishoboye. Uba wumva wazarenga ku rwego rw'uko ukora audio ukajya ukora live uri mu biterane bikomeye? Hari ibyo birota se? Hari ibyo birota? Nkajya no muri arena rwose. Sapuna mara nyagasha ufite cyerekezo pe. Arena no kanyura ukayitigisa nkuko mbonyi ajya yitigisa. Nkayuzuza no hanze bakaza. Ibi bintu ubwo bifite mu migambi uzabigeraho kuko uracyafite ejo heza, uracyafite amahirwe menshi, kandi nukomeza gusenga Imana izakugeza kuri. Yego. No hanze y'u Rwanda uzagerayo, henshi uzagerayo. Fondation no gusenga. Hanyuma twerekeza ku musozo, niki kintu nirihe jambo wenda rya nyuma cyangwa se nirihe jambo rindi wavuga twegereza ku musozo? Ijambo navuga ku bafana banjye, ndabakunda kandi mujye mukomeza munkurikire, mumfashe gusenga ndetse munakomeze kubwira bagenzi banyu nabo bama imbaraga bakigikire. Yego. Hanyuma nta mu banyeshuri nta nshuti zawe ugira? Inshuti zawe ndazifite. None ubwo nta numwe wasuhuza se? Inshuti nasuhuza Miraduse, Ketia, Aime, Sandrine na Cynthia. Yego. Abo ngabo. None se abo ba Cynthia ubwo ko basuhuje byo rabo byagufasha no kwamamaza ko uri umuhanzi? Cyane ntabwo wabizi? Oya, ntabwo nabibahisha kuko urumva ari inshuti zanjye. Yego. Okay, barabizi.
yego rero urabasoje abo kandi ubwo ntabwo wasuhuza abantu udakundanye ubwo ntabwo nura n'abakunda ubwo hanyuma rero Sapna twari kumwe uyu munsi n'uwo afite channel yitwa Ishimwe Sapna munyarukiro yemwe mukore subscribe share like comment nyine musangize n'abandi hanyuma twerekeza ku musozo izo ndirimbo urazijyana vuba tuzetereze kukurega ukudutera amatsiko kandi ukuturimba ibintu biryoshye twumvite ijwi ryiza urazijyana vuba nazo uraziduha vuba ndaziwa vuba Imana zari gushoboza hanyuma rero ngaho shimira abantu bose twabanye mwakoze kudukurikira kandi turabakunda mujye kumukomeza mudukurikire munadushyigikire Imana ibaho umugisha yego murakoze hanyuma ibiganiro byacu nakagaruka kwari kumwe n'Ishimwe Sapna uyu munsi niwe wadutaramiye hanyuma Ishimwe ndumva umwukanye yongeye kumbwira ati wenda aririmba kandi kantu kamwe dusezera abantu rwose twe kwicisha abafana bacu rwose gutyo ukurushaho kunyigisha niko nanjye ngenda nkubahisha nasanze hari ibyo bahamya cyo kugendera mu nzira zawe nkoresha ibyo ushaka gusa bimpa amahoro n'umunezero sinabasha kubaho nakureba kujya kure yawe niko kuyoba ijambo ryawe riganje umutima wanjye na n'umwe wankunda ngo amere nkawe wahinduye ubuzima bwanjye bwose Yesu we uri mwiza cyane we uko wansanze uko niko wankunze ubu ndumva nisanze uri mwiza cyane we amen hanyuma abakunzi bacu nubwo buryo tubasezeye uwo twari kumwe kuri mikoro cyangwa se twari kumwe kuri kamera n'Ishimwe Sapna umwe turi kumwe ku buhanga bw'ibyuma ni ntacyo Imana Elia ciao